gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize n'insimba yarari kumwe na Hirwa. Ahangaha Hirwa yaramaze kumubwira ngo ese wowe ukeneye ko ngubwiza ukuri, ese ukeneye kumva ukuri, ese ukuri agiye kumubwira n'ukuhe. Munyemerere inkuru yacu tuyihere kuri abangaba bombi babiri. Simba akomeza guhanga amaso Hirwa avuga ati niwe negereje. Hirwa ati ugiye kwihangana ngubwire inkuru yanjye yose iciye ku ruhande, sindi bujye muri details z'uburyo nabayeho, ariko mu buzima bwanjye nakunze abakobwa babiri bonyine mu buzima bwanjye, ariko uwo abo mu rugo bazi n'umwe. Ariko university nahuye n'umukobwa cyane ko ntigaga mu Rwanda, muri Denmark, umukobwa mwiza cyane. Nkimubona naramukunze. Wari umunsi wa mbere turi ku ishuri. Naramwitegerezaga isaha ku isaha, umunota ku wundi. Iyo twabaga turi kwiga nabaga numva nashaka ko amasaha agenda. Iyo twasozaga amasomo nasohokaga numva nshaka kumukurikira. Rimwe na rimwe nkanibagirwa ko nanjye ngomba gutaha. One day umukobwa yaje kubibona. Rimwe arahagarara arambaza ati ariko se musore, nkunze kubona unyitegereza kenshi, nakunda kubona iyo dusohotse unkurikira, hari ikintu uba ushaka kumbwira? Mu by'ukuri icyo gihe nihagazeho nigiza nkana, ndavuga ni oya, ibyo ubona ntabwo ariko biri. Umukobwa yarasetse. Icyo gihe nyaka telefone yanjye yandikamo namba yanjye, yandikamo namba yiwe, arambwira ngo iyo niyo namba yanjye, niba wumva ushaka kugira icyo umbwira uzampamagare kuri iyo namba. Urumva nasigaranye akanyamuneza n'ibyishimo. Umunsi wa mbere sinigeze muvugisha, n'uwa kabiri sinigeze muvugisha, yewe n'uwa gatatu sinigeze mwandikira cyangwa se ngo muhamagare. Byonyine gutunga namba ye muri telefone yanjye numvaga ari ikintu kirenze, numvaga ari ikintu kidasanzwe, ubwabyo byari binyuze. Sasa umunsi umwe twari dusoje class, aranyegera arambaza ariko se namba yanjye naguhaye ni umutako n'umurimbo, ukimpereza iyawe nge nzakwihamagarira. Icyo gihe yatwaye namba yanjye. Umunsi ukurikiyeho yarampamagaye tujya gusangira, tujya kuri date. Tugeze kuri date aranyibwira nanjye ndamwibwira. Ku ruhande rumwe n'umwana yari umwana w'umudabagizi, umwana uturuka mu muryango wifashije, ariko nanone wagiye ubabara cyane ndetse wagiye ubabazwa mu rukundo. Icyo gihe yarambwiye ngo niba utari tayari kunkunda wikomeza kunyegera, niba utari tayari kunyitaho basi komeza ujye kure yanjye. Icyo gihe naramwenyuye,
mutima ndavuga ati ahubwo iyo waba wari uzi ko ndi tayari birenze uko ubitekereza. Ariko icyo gihe nihagazeho twatangiye tuvugana bisanzwe, dutangira turi inshuti zisanzwe. Amezi aragenda arihirika, tumaze amezi 6 turi inshuti. Yarambajije ngo ariko se Hirwa, iki gihe cyose njye nawe tumaranye gisobanuye iki? Kivugize iki kuri njye nawe? Ko mbona wagira ngo nta kintu witayeho, ko mbona wagira ngo nta nubwo mpfuyeho. Icyo gihe nabaye nk'ushanyaraye, buri icyo musubiza. Twararebanaga imbona nkubone. Arambwira ati nkeneye kumbwira ko nkunda, cyangwa se ukambwira ko utankunda. Njye nawe ntituzongere kuvugana kuko njye maze no kugusarira. Mu by'ukuri si uko nari naniwe kumubwira ko mukundana mbere hose, ariko uburyo twari tubanye twari tumeze nk'abakundana. Nabaga nzi plani ziwe, nabaga nzi aho yagiye, twarahoranaga, twarasohokaga, twarahamagaranaga, ariko nta n'umwe wari warigize abwira undi kamukunda. Amaze kubirambirwa nibwo yambajije gutyo. Icyo gihe naramubwiye ndavuga ati ndagukunda cyane. Ndavuga ati ngukunda birenze nuko bitekereza. Ese nta nubwo ubibona? Byari ibyishimo hagati yanjye nawe uwo munsi. Icyo gihe twarakundanye, ndamukunda, ndagenda ndiyibagirwa ku buryo ikintu cyose nakoraga yabaga ari we gusa. Twarize turasohoza. Umunsi wa graduation ntabwo nzawibagirwa. Twatashye twishimye, ubona tunezerewe nta kibazo. Tunejejwe nuko dusoje amasomo. Numvaga ngiye guhera ko mugira umugore. Numvaga nta n'indi mishinga indi mu mutwe uretse kwibanira n'uwo nkunda, kandi nawe nta kindi kintu cyari mu mutwe we uretse kubana nanjye. Uwo munsi wa mbere yari mubi mu buzima. Yari mu masaha ya nijoro, turi mu muhanda, umuntu ari kugenda ansekera yishimye, nyine anejejwe nuko dusoje kwiga. Ari ndi inyuma ye, ari imbere yanjye. Twari mu muhanda, twirengagije ko turi mu muhanda ugendamo ibinyabiziga. Nanjye ubwanjye ntabwo uzi uko byagenze n'uko byabaye byihuse. Haje imodoka ihorera iramukubita neza neza, imuhindura ubushwange. Nabaye nk'umusazi icyo gihe, numvaga hari ari nk'inzozi. Icyo gihe narwaye trauma, mba nk'umusazi. Uretse mukuru wanjye wenyine, nta wundi muntu uzi iyi nkuru. Icyo gihe niyo waje kunyitaho, abana nanjye. Narabirwaye pe, nabirwaye hafi imyaka 2, kumwibagirwa byarananiye.
yama nkamurota nakicara nkabona ishusho ye mu maso yanjye icyo nkoze cyose nkamubona imbere yanjye kubera agahinda nahereye ko njya kwiga masters neza ndagenda urukundo runkamukamo numva sinzongera gukunda soje amasomo yanjye naratashye ngaruka iwacu narimo amaze igihe gito cyane imyaka mike cyane numva rwose n'ibintu byo gutereta gukunda undi mukobwa bigoye nageze mu rugo masanga umwana w'umukobwa ubu ni wowe ngiye gukangura ibyiyumviro byanjye nageze mu rugo masanga umukobwa bitaga Jojo umwana wahuye n'akaga umwana wabaye imfubyi ku myaka ye mito cyane umwana wabonabonye utarigeze ugira ikintu n'iki na kimwe abona atabigizemo uruhare ahubwo ari ukubera isigira nabi nagiye mukundira ubwitonzi no kubaha yagiraga pe ndagenda ndamukunda ndanamusarira ibaze gukunda umuntu ukabimarana hafi umwaka urenga kandi ubizi neza kumukunda nabonaga ari igisebo gukunda uwo mwana w'umukobwa ariko ndageze aho ndabimubwira nawe yabanje kugira ngo ahari ndiyo ndatebya nabimubwiye nsa naho neza ngiye guturika kuko byari bimaze kundenga icyo gihe yaranyizeye ndetse yizera ibyo mubwiye ariko yabyizeye hashize igihe twaje gukundana ntago naguhisha yari umukozi wo mu rugo Simahera akaturika agaseka akavuga ati Dr. nizere kuri gukidinga wowe n'ubwiza bwawe nuko usuko nguko wakunze umukozi wo mu rugo umukozi w'iwanyu maybe you are joking si byose uri kujokinga si byo Dr. reka nizere kuri kunyinisha ati no ntabwo ndi kugukinisha ndagukinisha ngo bimfashe iki Simba ati kagira inkuru ngaho komeza umbwire nyuma yo gukunda umukozi wo mu rugo se byahendeye gute hirwa ati nageze aho ngaho mbona mu rugo ntibazabyemera ndetse ndanabyikanga pe kuko rimwe mama yigeze kubona turi kumwe arambaza atari ko wowe na Jojo mumupanga iki ko numvaga nshaka kurinda uwo mukobwa natangiye gusa naho mugendeye kure ariko we yaramaze kunkunda kandi byanyabyo kubera kugenda muhunga gake byaje kurangira uwo mukobwa bifashe nkaho biri serious abibona nkaho nagerageje gukinisha amarangamutima ye byarangiye asezeye akazi ko mu rugo arigendera ndamubura neza naramushakishije ahantu hose ndamubura kandi naramukundaga byanyabyo muri iryo genda ryiwe cyoze yambwiye kankunda nari nyifitiye ihungabana ryo kubura uwo nakundaga kandi ntazi naho nzajya kumushakira cyoze namubwije ukuri mubwira ko mfite undi muntu nkunda mubwira ko nibinkundira nzamukunda ariko nanone sinabimwizeza igihe numva
numvaga rero urukundo rw'uwo mwana w'umukobwa rutangiye kugenda rumvamo gake gake nongeye kumubona. None se nisima nawe mbwira, mbeshya inshuti yawe ko nyikunda kandi ntayikunda? Umutima wanjye ufite undi muntu ukunda kandi arahari naho yagiye. Nisimata ariko wakabaye waramubwije ukuri, wakabaye ubimubwira. Ubwo se ndabimubwira kangahe? Wenda arabizi, wenda icyo atazi ni uwo mukobwa, ariko arabizi ka. Nisimata aha ndumva bikomeje kugenda biragorana. Biriya biragenda bigorana pe. Basi se na basi uwo mukobwa mwarasubiranye murakundana? Bati oya ntabwo turasubirana. Gerageza no kubimwumvisha akabyanga, ariko ndabizi igihe kimwe azanyuma. Nisimata Doctor, naje hano ngufitiye umujinya pe. Numvaga ngiye kugushitinga, ariko pe urancecekesheje mu buryo nanjye ntazi. Utumye nta kintu n'iki na kimwe nakongera kuvuga. Gusa nyine Doctor, basi ikibazo uzamube hafi. Doctor ariko njye niyo ntakunda Chelsea, ndabizi neza afite umuntu umukunda. Hano hari umuntu umukunda, ahora nabimbwira, akambwira ati mbabazwa nuko uriya mukobwa mukunda akaba ari wowe akunda. Kuki atandekura agakunda uwo musore? Nisimata ikagira inkuru, uwo se kandi we ni nde? Nirwa ati se kandi nimbikubwira ko ndibuze ko bamenye ibanga. Nisimata yewe mbwira, iyo ndatekereza ubwenge bwanjye bwose ngo ndebe ko uwo muntu namumenya, ariko wapi. Nirwa turibuka wa mudokita baherutse kwimura. Nisimata ngo iki? Ntumbwire, ntabwo nabyumva. Yaba ari we se? Wa musore mwiza kuriya, utuje ucecetse kuriya, akunda Cyozi. Hirwa ati kucyumva ko bitashoboka se? Yaramukunze nyine, aramukunda kandi cyane. Nisimata ati ntibibaho. Ibaze kuriya ari umukurashi w'abanasi bose bari muri iki gihugu, none ngo yikundiye Cyozi. Hirwa ati rega nta muntu utakunda Cyozi. Icya mbere ni umukobwa mwiza, asa neza, umukobwa wiyitaho, umukobwa wambara neza, wiyubaha kandi wihesha agaciro. Nanjye iyo nza kumumenya mbere ya byose nari kuba naramukunze, ariko namumenye already namaze kubona uwo nkunda. Nari maze igihe n'ubundi nzi uwo Jojo, ko naratahaga akangaburira, akamanagurira inkweto, akansasira, akangurira buri kimwe. Umva nta wundi mugore waruta uwo mukobwa. So iyo nza guhura rero na Cyozi na mbere, ahari wenda nari kumukunda, ariko twahuye nyuma. Urabizi uburyo mwaje hano, ninjye waberekeraga, ninjye wabigishije.
Nsima ahera akahaguruka aravuga ati Dr. Mbabarira nari ngusagariye. Nuko nyine bimeze. Numvaga umutima wanjye wuzuye. Ariko nyine ubwire mushuti wawe basi wenda wabona amukunze bikagira ikindi kintu cyiza bibyara. Terega inshuti yawe nayo irirengagiza. Gusa ko yagiye agerageza kenshi kumuvugisha ariko nyine ikibazo akamwima umwanya. Nsima tugahari wenda nuko atarabizi. Nzabimuganirizaho numve. Yego atoke. Nzumva umubwira nyine icyo azaba yakubwiye. Aho ngaho twigire kuri Lydia biba byamukomeranye arimo aribwa umubiri wose ariko nawe ubwe atazi ibiri kumurya ibyo ari byo. Aba arimo atonekara umubiri wose ari n'akavuza induru. Evan biba byamucanze mubaza ati none se Senga ibiki noneho bikugendekeye gute? Lydia aho gusubiza ahubwo agataka cyane. Evan agira cyane agahamagara Tania ngo barebe ko batwara Lydia kwa muganga. Tania yagera mu rugo ko nkawe bumamagarira iki? Ntabwo nakubwiye ko nagishaka kubona mu maso yanjye. Mwana ati basi ngewe unyanga uko ushaka ntabwo se ungendere kure uko ushaka ariko nabura ureke twite kuri Senga. Tani ati se yabaye iki? Turamwita afite ikihe kibazo? Se nabura ntabwo uri kumva induru iri hano ntabwo wumva ko ari gutaka. Tanya ahera ko yinjira agasanga Lydia arimo arataka kandi ataka cyane. Amwegeraho yamukoraho ntagatakira rimwe kuko kumwegera no kumukoraho aba arimo atonekara umubiri wose. Nta kindi kintu akora akamagara Robert akavuga ati uncle babarira tabara. Robert ati se bigenze gute? Tani ati Senga wanjye ntago ameze neza. Ahera ko amuhereza address akavuga ati ngo ahe address y'ahantu turi dusange wihuse. Robert aza yihuta cyane ko aba atari wenyine azazanye na Mira. Bakigera aho ngaho bakibona Lydia bombi bahera ko bikanga. Batatu uyu nguyu si mushiki wa Ali? Tanya ati ni wenyine. Mira ati igodisi nanjye mereye ko mwibuka. Iguko yabaye ikisi kuko nari gutaka cyane. Tanya ati nanjye ntago mbizi. Bagira gutya bamukoraho ahubwo agataka cyane aba abasha kuvuga kuko aba afite uburibwe. Bagerageza kumukoraho ngo barebe ko bamujyana kwa muganga ariko umukozeho wese akavuza induru. Robert biramucanga bikamurenga agashaka icyo akora n'icyo areka.
ko ahamagara murumuna we Hirwa ngo bazane na ambulance barebe ko bamutwara kwa muganga. Hirwa azana n'abandi ba doctor bakaza bafite ibikoresho bimwe na bimwe baba bitwaje, cyane ko Robert aba yamusobanuriye situation uko iteye. Barabanza bakamutera urushinge rutuma adakomeza kumva uburibwe ndetse rugahera ko runamusinziriza. Bagira batya bakamutera bakamushyira muri ambulance bakerekeza kwa muganga, bamugeza yasinziriye, bamushyira muri rumu ya wenyine. Evan byose aba arimo abireba, ubona asa n'uwataye umutwe. Ariko Robert akamwitegereza akabona neza neza arasa na mushiki we Lina. Ahera akamwegera akavuga ati ni wowe Evan niba ntibeshye? Evan ati yego ni njyewe. Batahera akamuhobera, Evan bikamucanga. Bakibaza ati se uyu muntu ukamubeye bigenze bite, ariko ntabyiteho. Hirwa na bagenzi be baba barimo bita kuri Lydia, ari nako bafata ibizamini byose ngo barebe ikibazo yaba afite. Bakomeza kugerageza kumwitaho no kumuvura, ariko ibizamini byose bafashe bagasanga ni negative. Abantu bose bari aho baba bakwiwe imishwaro, bari kwibaza ikintu cyaba cyabaye kuri Lydia. Tania ihera ko isona gusohoka, agiye kwitaba asanga ari mama uhamagaye. Aritaba ati karame ma, ndati se wagiye he ko wahoze hano, ugiye he kano kanya? Kandi ati bari bampamagaye. Ndati ninde wari uguhamagaye? Ndati senga ameze nabi ari hano kwa muganga, ibintu byadugereye. Rero nyine tuzi yaramamagaye ari kumbwira ngo nyine ameze nabi, ngo tumujyane kwa muganga. Nyine ntago mbizi, sinzi icyo yabaye. Maya ati okay ndaje nanjye. Kandi ati mama wagumye aho ngaho, ubuje guteza ibibazo. Maya ati ariko se waretse nkaza. Kandi ati mama wagumye aho, bagushinja ko rero watumye abimuma, none ngo ugiye kuza uje kuhenda iki? Babarira guma aho ngaho. Maya ati se waretse nkaza. Kandi ati mama niba ushaka gukomeza kuba mama wanjye, ukaba ushaka ko njye nawe dukomeza kubana neza nk'uko twari tubanye, ndavuze ngo guma aho ngaho mu rugo, nanjye mu kanya ndaje. Kandi ahera ko anakupa mama we, agaruka hafi aho ngaho, agahagarara aho yitegereye ari kwitegereza Evan, areba uburyo Evan ari maze nk'amarira mu maso, ari nakagenda yihanagura amarira, azunguza umutwe
ariko ntagire ikintu n'iki na kimwe avuga. asa n'uwitse imitima akavuga ati Eva ni umbabarire ariko ibi nkwiye kubikora, ntabwo nari nzi ko nzakwanga bigeze aha, sinari nzi ko nzakugira urwango rungana gutya, ariko burya babivuze ukuri hangana bakundanye, burya umuntu ashobora kugira urundi urwango, ariko burya umuntu wigeze kugukunda iyo akwanze akwanga biruseho. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese niki cyateye Tania kwanga musaza we? Urwanga aba yumva mufitiye mu mutima n'urw'iki rwaturutse he, rwatewe n'iki? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse, njyewe nitwa Atete, yandika kandi nanjye wiyibagezaho.